rwa imtv.com aho muri hose muduteze amatwi. Ndabashimiye kandi mwebwe mwakoze subscribe, share ndetse na like, cyangwa se nange mutarakora subscribe, share cyangwa like. Uyu ni umwanya mushobora kubikora, nta rirarenga, mushobora kuyikora kugira ngo tuzajye dukomezanya, ariko nanone mukongera mugakora kukazogera kugira ngo muzajye mubona ubutumwa bugufi bubereka ko tumaze kugera ku murongo wa imtv.com. Inshuti rero mwibuke mukore mu sharing bagenzi banyu, cyangwa se mukande kuri ako kantu kanditse nk'igikumwe like kugira ngo tuzajye dukomezanya. Nge rero muri kumwe ni Teacher Tayima nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora table of content y'inyandiko yawe kugira ngo bizajye bigufasha gushakira hafi ibyo wanditse. Ushobora kuba ufite inyandiko ngari ukaba irimo ama titles, ama chapters n'ama subtitles, ariko udakeneye ko uzajya urambura ku rupapuro ukazajya ushakishiriza kuri table of content. Ni gute wabikora? Niryo somo tugiye kurebaho muri iri somo tugiye gutangira kano kanya. Rero niba ubona ari ingirakamaro kuri wowe, gerageza nibura ukurikirane video kugeza irangiye. Ntekereza ko itari buze kurambirana, na iraza kuba ari video ngufi iri mu rugero. Ni gute rero turi bubigenze? Kurikira akantu ku kandi. Reka twifashishe ino document cyangwa se ino nyandiko. Reka twifashishe ino nyandiko nk'iyi irregular verbs. Reka twifashishe ino irregular verbs kugira ngo turebe uburyo twashyiraho table of content. Nawe rero niba ufite inyandiko ngari ushobora kuyikora neza ugashyiraho icyo twise table of content. Mu gihe iri gufunguka waba ukora kuri subscribe kugira ngo tuzajye duhita tubana, kandi umuryango mugari wacu wa IMTV uzahore uri ku isonga. Sasa rero urabona iyi nyandiko yanjye ni irregular verbs. Kugira ngo dukore table of content, yenda reka turebe hano nko kuri ino page. Kuri ino page ya reka dufate urugero rwa bugufi, yenda hano hepfo tuze dushyireho indi title, tuvuge ngo twandikeho this is irregular verb. Regular verbs. Noneho iyi ngiyi tuyihe size ya 16. Dushobora kuyihindurira ibara, hanyuma tukayibodaringa. Nyuma twarangiza kuyibodaringa na hano example of regular verbs. Regular verbs reka dushyireho, katukamanure hepfo kugira ngo tubone ibyo tuza gushyira muri table of content. Angaha tuze dushyire mu ibara, dushyiremo kano kabara. Hanyuma rero yenda hano kuri irregular verb reka tufate nka unit 1, yenda reka tubyite unit 1. Ni urugero rugufi dushaka kugira ngo dufate. Hanyuma hano hepfo muri iyi unit 1 tuze dushyiremo iyi. Ubwo niba ari inyandiko ufite uraza ukabanza, niba ari unit 1 ukaza ukabigaragaza. Hanyuma muri iyo unit tuvuge ko harimo topic runaka. Iyo topic reka bariyo tuza twite, examples of regular verb. Enda tuyite ko ari rimwe, kari unit ya mbere, akadomo rimwe, tuyite kari unit ya mbere, kari topic ya mbere muri unit ya mbere. Hanyuma tuze hano kuri this is irregular verbs, tuyite kari unit ya mbere muri topic 1. Hanyuma dushyireho 1, isomo rya mbere. Ubwo niba ufite na unit 1 topic 2, isomo rya kabiri ugenda ubinambaringa gutya. Niba ari topic 1 ubwo muno harimo topic 1. Niba ari isomo rya kabiri ni 112, isomo rya gatatu 113, gutyo ukajya kuri topic nanone ya kabiri na topic 2 ukagenda unambaringa muri ubwo buryo. Hanyuma rero iyo ugiye gukora table of content ubigenza gute? Ikintu cya mbere ubanza kureba, urabanza ugategura ahantu table of content yawe iri buze kujya. Iyo umaze usiga ubwo ngubwo mu magambo make, uraza iyi unit yawe ukamanura ikajya ku rundi rupapuro rukurikiyeho kugira ngo usige ahantu umwanya table of content iri buze kuba iherereye. Uraza ugashyiraho
kano karongo ka curseur, warangiza ukaza rero iyo ugiye gukora table of content uraza yenda tuvuge iyi unit 1 uraza ugaselectinga, warangiza ukaza ukajya muri hano muri home rero iyo uje ukareba hano ndi gushyira kanunze uhita ubonaho, nekereza ko hari kugaragara, uhita ubonaho headings, hano handitse headings muri home, uraza ugashyira muri tab ya home, ukaza ukagaruka hano mu ruhande rw'iburyo, hano hejuru harimo ahantu handitse ibinyuguti binini cyangwa se hano handitse heading 1, heading 2, ubwo rero niba ari heading 1 ubwo ni heading 1 ni ya yindi ijyamo za unit, hanyuma heading 2 akajyamo subtopic, hakaza na heading 3 hakajya ari iri bubiri bugimo lessons, hanyuma niba ari unit wakaza ugashyiraho, ubwo no kuvuga ko unit uyishyize muri heading 1, hanyuma no kuvuga ko uraza ugascrollinga down, ugascrollinga umanuka ajya ku isomo cyangwa kuri topic, ubwo niba ari topic ubwo iyi ngiyi iraza muri heading 2, iraza ikajya muri heading 2, uraza ugaselectinga ukagaruka muri home, ukaza ukahita ukora kuri heading 2, ubwo iyi ngiyi iri muri heading 2, hanyuma iyo urangije uraza ugaselectinga ya somo riri muri topic ya mbere muri unit 1, naho uraza ugaselectinga yose, hanyuma ukajya muri home, ukaza ugahita ushyira heading 3 dore ngiyi. Ubwo iyo urangije kunambaringa cyangwa se gushyira buri kintu muri headings yacyo, uraza noneho ugasubira kuri ya page ya mbere wateguye. Ubwo tuvuga igitabo cy'amapaje magana ngahe, harimo amachapters menshi atandukanye. Chapter 1 irimo topics uzishyira muri heading 2, ama units akajya muri heading 1, hanyuma ama lesson ari muri ya topics akajya muri heading 3. Warangiza umaze kubigenda ubishyira mu byiciro uko bigiye bikurikiranye, uraza ukagaruka hahandi hejuru kuri ahandi wateganije ko table of content yawe uri bujye, ugashyiraho cursor yawe, ugashyiraho kano karongo, ukaza ukajya muri reference. Nekeza ko muri kwabona hano nashize mouse hano kuri reference muri tabs, uhereye kuri home, insert, design, layout, ugahita kuri reference, uraza ugakoraho. Sasa tugaruka mu ruhande rw'ibumoso harimo ahantu handitse table of content, kano kantu kambe kari munsi y'ahantu handitse file, hano uri kwabona ndi gushyiraho kano ka mouse, uraza ugakoraho. Ukimara gukoraho rero uhita ubona table of content zitandukanye, hari iyo bita automatic tables, hanyuma kaza n'iyingi ya kabiri, uraza ugakora kuyishaka, akenshi ngiye ndakoresha ingi ya kabiri, uraza ugakoraho. Tayari ukimara gukoraho table of content yawe urabona ko yamaze kugera hahandi wayiteganyirije. Nekereza ko ari ibintu biri kugaragara. Ya page ya mbere urabona ko yisigizaho table of content, ingi ni table iri automatic. Iyi table of content iri automatically, mubyukuri urabona ko unit 1 yabaye irregular verbs with the French and Kinyarwanda meanings, urabona ko yaje kuri page 1, hanyuma examples of irregular verbs zaje kuri page 2, hamwe na this is irregular verbs nazo zaje kuri page 10, kuko urabona byose biri ahantu hamwe. Mu byukuri niba wari ufite inzindi unity buri page kundi ugenda binambaringa neza ubikurikiranya, byose bihita bijya mu mwanya wabyo. Nekereza ko ari ibintu bigaragara. Table of content iroroshye kuyikora. Niba wafite igitabo cy'amapaje angahe, ucyupfa kumenya nuko uba ugombye kumenya ko units zijya muri heading 1, hanyuma ama topics ari muri iyo unit akajya muri heading 2, ama lessons cyangwa se ama subtopics ari muri iyo unit akaza ari muri heading 3. So nuko nguko bimeze. Ndabashimiye niba wakurikiranye neza ukabona ko iyi video hari ikigufashije, nyamuneka wibuke gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo n'ubutaha tuzajye duhora turi kumwe. Urabona table of content yacu yabaye ibintu ni uburyohe. Niba ari n'inyandiko iyo tuza kwa dufite ibindi biri mu mapaje nayo tuba twabishizemo, ariko wowe ushobora gukora urugero kuri iyo document yawe. Icyo ugomba kwibuka nuko unit uyishyira muri heading 1, hanyuma topics zikajya muri heading 2, hanyuma rero subtopics cyangwa lessons nazo zikaza muri heading 3. Ciao, ndabashimiye. Nyamuneka mwibuke mukore kuri subscribe, mutwandike na comment, mutubwire icyo mwifuza ko twazabagezaho muri video yacu ikurikiraho. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Teacher Taima, naho utaha.